kubereka aho uruganda rwitwa Livestock Bank ruherereye. Ahangaha urabona ko turi muri rompo ya hano Kayonza ukata ibumoso bwawe ukamanuka ukomeze aho ujya kuri gare. Ngira ngo turagenda tubereka nago hayobekanye. Tugiye kubereka uburyo noneho ushobora korora inkoko atari muri bya biraro binini cyangwa se ibiraro abantu bavuga ko ari ibiraro binini cyane. Ushobora korora no mu makeji. Ngira ngo urayibona ni gare ya Kayonza. Ahangaho uri kugenda uri kwerekeza ku ruganda. Ngira ngo murabona ukuntu igihugu gisa neza kabisa. Abaturage barasa neza, ibintu bimeze fresh. Ugakomeza ukamanuka, ntabwo ari muri metero nyinshi cyane uvuye kuri gare ya Kayonza. Ngira ngo turaje tubereke n'icyapa gihita kikwerekeza ahantu uruganda ruherereye. Bimeze bite wowe mu ex? Meze neza. Meze neza, ndashima Imana. Urashima Imana n'abantu bake? Nta bantu nshima, njye ndashima Imana yonyine se? yonyine. Ariko kuki abantu mwabanze? Abantu se wabakunda bo batagukunda bite? Jewe ndashima Imana gusa. yego. Jewe ndashima Imana n'ababosi. Okay. Ababosi ni wo. Nudashima ababosi birakureba. Ababosi nshimira, njye ndashima Imana yonyine niyo ikora ibyo byose. Niza n'ababosi? Niza n'abo babosi buri itabazanye natwe ntitwababona. None se wowe umaze kumva nase ushatse kuvuga ko ababosi abo bizana cyangwa n'Imana ibikora? Imana n'ababosi ndabashima bombi. Barakorana. Banze Imana ikamera ababosi biceri, ababosi nanjye bakama kuri ibyo biceri. Nuko kuko ngiye ntekereza. Aho rero ni sawa. Ariko buriya icyabyica byose nuko wabanza abantu bo ntabwo twabaga. Akeza ka. Oya, gasa ababosi si abantu. Akeza kabo karahari. Ntega natwe turaba. Rero uzabanze wishimire n'abantu. Nishimire iki se nishimire? Nshima Imana yonyine. Amaji utanyigisha ngo gushima abantu, nta bantu nshima, ndashima Imana yonyine. Nyamara ushatse n'abantu wabashima. Ariko abantu nshimira iki se? Ubu se nibo baturinze mu uyu muhanda? Nibo bakikomeje kuturinda? Never. Ndashima Imana n'abantu bake cyane. Urumva abo bantu ni bandereye abo bantu. Akoze undamvuzemo abaye. Ndashima Imana abantu nabo nshima. Abantu nje bose ndabashima kuko abantu nibyo bintu. Rero ubwo washimye Imana niyo itanga byose. Ngira ngo urabona ko tugiye kugera aho dukatira. Tugiye kugera aho dukatira twerekeza ku ruganda. Uruganda tugezeho tuba turuvuze ariko ntabwo batwishyuye. Abo bose nabashima. Kandi nawe ababosi. Ababosi ku bandi bantu babo, ngewe ababosi banjye ndaje ndabakwiye. Dukomeze imbere. Urahagera urabona kiriya cyapa cy'ubururu. Ahantu oya kiri ahantu moto iri gukatira. Ubwo ngira ngo abantu niba mwabibonye tukaba tugiye gukatira mu gahanda k'igitaka kerekeza ku ruganda. Genda gakeya tubanze tuhabereke neza. Kugenda mu murenge wa Gahini. Ukibara kubona iki cyapa cyanditseho Livestock Bank. Menya ko urabona ko agahuru kawe n'umunyutsi. Noneho umworozi yahuye n'inkoko. Dukomeze ubwo turete dukatira hano. Noneho duhite tugera ku ruganda. Turagenda tubereka step by step. Tunaganiramo gake gake.
njya mbona abantu bavuye hariya b'amakoperative nabo baza gufata imishwi. Ejo bundi harya wanyeretse mbabarira nibyo niboneye. Ntabwo nzi neza nimba ari byo, ariko byari bimeze nk'aho ari byo. Urabona itsinda rigira komite, nyine komite ubundi abantu baba bakomeyemo ni perezida, urumva, umubitsi n'umwanditsi. Se bari batatu se? Bari batatu nyine. Ariko baje kureba ibyo. Nanjye nahise nkubwira ati aba bantu byanga bikunda ni abantu ba koperative, umubitsi, umwanditsi na perezida. Wari imagine. Ariko n'ubundi niko ndumva ariko byari bihagaze, turi kwerekeza buriya murenge wose ntituwutangiye hano ku muhanda. Tugiye kugenda tubagezeyo, nawe uramutse uje ngira ngo ukagera Kayonza twakoriyanse, twakweretse ahantu wakatira ku buryo ugera ku ruganda kandi nta mayobera arimo kabisa. Icyapa kirakurangira ahantu hose wabaza ngo kuri Livestock Bank muri uyu muhanda wabaza ku ituragiro ry'inkoko rya mbere mu Rwanda ugashyiraho ituragiro ry'inkoko inkoko z'inyama noneho noneho z'inyama zibaze wagura nk'inyama atari habe izo kujya korora, habe n'izo kujya guteka, habe izo gukoresha mu mabare, mu mahoteli, amabusheri n'iki n'iki. Ubwo twebwe rero twakomeje turi kwerekezayo. Gahunda ni ukugerayo amahoro, kandi tubabwira icyo kunywa cyiza, icyo kunywa gisirimutse ushobora kuba wakoresha ni B1 Gin ku isose. Yego, ariko wasoje akazi wicaye ari kuvuga ngo ni ukwimara stress buriya urengeje n'imyaka 18 ariko nta mukuru utwite wemerewe. Ahubwo rero urabona unakeneye telefoni nziza ifata amashusho neza, telefoni ushobora kwifotora ukavuga ati cyaze gana Rujama Phones Shop, aragufashamo yego mu mujyi wa Free Zone. Ukeneye pochette, anti block, bari uvuga imishwi indayicinga cyane. Imishwi niyo nese ubundi imishwi kare turi ubundi niyo twubakiye, turi kuvuga ko turi kugana ku ruganda. Ku ruganda ukeneye inkoko ni Livestock Bank. Naro yabo nyarero narabibabwiye ngo nzabibakundisha, muzabikunda ku bubi na bwiza. Hasi hejuru kandi ikintu cya mbere nabonye harimo inyungu. So nawe genda mu mujyi wacu, ubu nsubiye gufatayo indi mishwi. natanze komande. Bank ushaka gutanga komande, ushaka giyare service y'inkoko zikuze zibaze, haba inkoko nto, hamagara kuri 079 079 19 04 251. Yego, kandi ibintu bitunguranye wapi abandi baba baratanze amakomande kare. Inkoko ziza zifite ba nyirazo. So mureke rero tugere mu Ruganda tubereke ibyo ari byo. Tunahora tubabwira rega buri gihe twe dukora delivery aho waba uherereye hose mu gihugu. Na waba uri Cyangugu, Nyamasheke, waba uri Rutsiro, waba uri n'igihe no hanze yacyo buriya n'igihe byashobora bikunda ko kugera. Bakomeze baje badukurikirana tuzajya tuba update. Wowe icyo usabwa rero kora subscribe, ukore share, cyane no comment ku biganiro byacu. Yes. Reka dukomeze tubereke ko gahunda zifashe. Ubu rero muri kubona ko tugeze hehe? Turahageze. Urabona ko atari kure y'umuhanda. Kuri Livestock Bank ni gate ya. Amakuru mama mwaramutse. Ngira ngo ubu rero murabibona ko twageze mu Ruganda. Ahangaha rwose niho turagiro rya mbere mu Rwanda riri. Ariko uyu munsi ndashaka ko tubanze tukajya gusura
wa muturage twaberetse inkoko bwa mbere zikiri ntoya, tureba aho zigeze, and then turaza nanone kubereka ukuntu ushobora korora inkoko kandi muri space ntoya. Si ngombwa ko ufite ibiraro binini, ushobora korora mu makeji kandi ibyo byose birashoboka. Rero turaza kubikurikirana. Yes, we kugumana natwe ubundi uvuge ngo Livestock Bank, ubundi ubone ibikorwa. Kandi nabonye abantu benshi muri kugenda mubishyira mu bikorwa. Reka tujye kureba, ariko bambwiye ko wundi agiye gushyira ku isoko. Isoko turamusura turebe. Umworozi se wa wundi twasuye bwa mbere. Ubu minsi 45 irashize, ariko yambwiye ko bigenda kwegereza. Ubwo turagenda ahubwo ndaba yenda kwegereza, ariko ntabwo yabigeze. Turagenda tureba aho zigeze, kugira ngo narababiga ati nzabibakundisha, nzabibereka, nzabibemeza mpaka twese twinjiye muri uyu mwuga cyangwa se uyu mushinga wo korora inkoko. So mureke rero tugende tujye kureba za nkoko twari twaraberetse, guhera mu bwana kugezamo hagati, kugeza igihe zizagerera ku isoko. So guhera mu bwana cyangwa guhera imishwi ikiri mito? Si mu bwana se. Mu bwana ni abantu, guhera udushwi tukiri duto. Tukiri dutoya nyine, ariko ababungu guhera mu bwana wagira ngo nibo bari abana, twabitangiye bakiri abana. Guhera ikiri mito kugera ikuze, kugera noneho igiye kuzajya gusarurwa ikajya ku isoko. Rero bagume bareba ikiganiro, dukomeze turebe. Baze tugende kabisa tu. Yes, muri kubibona rero ko twageze he kwa wa mworozi. Izi ni za nkoko twadushwi. Zimwe mwahoze mubona ari imishwi. Si amaji. Si zari ziri mu gaparite gatoya hariya. None ikiraro cyose kiruzuye. Mwabibonye? Narabibabwiye. Ndababwira ati nyamara ibi bintu harya ubu hashize iminsi ngahe twatangiye ari imishwi? Twatangiye ari imishwi umunsi wa mbere. Uyu ni umunsi wa 40. Uyu ni umunsi wa 40. Ubu ngubu rero ni ukuvuga ngo ubu ngubu tayaye ku isoko. Ubu ngubu umushoramari cyangwa se numvishe amakuru bana none wagira ngo muri kuzihaga abana. Gashaka numvishe ifite ibiro nka bingahe amaji? Yes, numvishe veterinari ari kuvuga ngo umukire ngashaka kuzijyana ku isoko guheresha. Amakuru se. Amakuru ni meza. Reka kubera ko njyewe mfite ijwi rinini, reka kano kantu ahubwo baribuka ko n'ubundi zari agaparite gatoya zikiri imishwi. None ikiraro cyose cyaruzuye. Dore kandi zose ngo barazifashe. Izabaguzwe izi ngizi. Izi nkoko uyu munsi zojoje iminsi 38. 38. Ni 38? Ubwo twari tuvuze ngo ni 40. Aya zirimo zirabura iminsi. Ahubwo twe twibesheho iminsi 2. Kugera ku munsi wa 43 tuzazibaga. Iyi nkoko yakuze neza urayibaga. Nibyo nababwiye, mwarahageze zikihagera. Ubu ngubu rero ni byandi twababwiye. Ubwo duheruka hano, twaherukaga hano zifite iminsi 20 n'irindwi. Zari zifite 23 n'irindwi. Yari umunsi wa 27. Zirimo zirapima ikiro n'igice. Ziheruka zigeze kuri kino kipande. Twari twarafungiye hano gutya. None se nyamara ubu murazibona agatozi bifite umunsi wa 38. Zino ntizijya zimera ngaho. Ubu inkoko uyiguze waba uhombye. Hano kuntu zose ni inyama. Ni inyama. Mu gituza irayiyambariye ubusa. Mbabwira ko nta n'ikintu kiva ku izi nkoko gitakara. Ukiretse amababa yonyine. Kandi amababa nayo turi kuyashakira isoko, bayadodesha, bayakoramo imyenda.
hano inkoko ntabwo byabura mu munzani ibiro 2 n'igice ntabwo byabura mu nkoko zirimo inkoko zo zarakuze n'ubu wabaga ugashyira ku isoko ikintu kiba kinshimishije yego ukuntu twatangiye ari umushwi w'umunsi umwe tukaba tugeze ari umushwi wa 38 ni inkoko ntabwo ikiri imishwi nako ni inkoko yavuye ku mushwi ubu yabaye inkoko nka zirabura ziba ziri kwifatira akayaga kandi umva ahantu bitandukanira na zirango ni za saso sazo igira ukwezi ari agashwi gato cyane saso itera amezi 5 reba inkoko y'ukwezi ukuvuga ngo mu mwaka buri kwezi ugiye idemara mu mwaka uza amafaranga amaze kwinjiza aba ari menshi burayi yahashyushye niyo mpamvu zirahaze birimo gushaka agakonje buriya ariko nabonye izi nkoko ziraryama zikagona irasinzira urumva zino nkoko akazi kazo ubundi ni ukurya no kunywa amazi no kuryama noneho ikintu cyantangaje nari nzi ko wenda ari nk'izi ziba zikuze imishwi iraryama ikagona gusobanurira ikintu kimwe itandukaniro ryo kororera mu kiraro gutya cyangwa se no muri cage bitandukaniye motivation yabyo nyine cyangwa se bitandukaniye nyine ku buryo umuntu yavuga ngo ashobora korora inkoko nk'izi zikangana gutya muri cage atari mu kiraro muri cage birashoboka icyo ukora ni uko utakororamo inkoko nyinshi nk'izo wororera hano hasi mu kiraro yego muri gihe ariko ushaka korora mu buryo bw'inkoko nkeya atari nyinshi cyane udashaka kugira ngo usagurire amasoko bikabije wakoresha cage nabwo inkoko irakura icya mbere ni uko ibona amazi n'urumuri n'ibiryo ariko nanone abantu ngewe uko mbyumva nk'abantu bakoresha cage cyane niba n'abantu badafite ubutaka bw'ahantu bahengeke akararo cyangwa ikiraro nk'umuntu udafite ubutaka bunini harya izi ngizi ubu ngubu ni zingahe izi ngizi ni 2550 2500 zari 2550 50 muri iyo minsi 38 izo ziba zarapfuye ikibazo hari iba itari imeze neza itarazanye imbaraga ariko nta burwayi bwigize buzamo ni nka kuno izi mwezi zishikamira kakabura umwuka umukozi akaba arayikandagiye cyangwa agatereka intuza nka nijoro agiye kuzigaburira akaba yaterekaho nk'uburiro kakabura umwuka kagapfiramo rero ko ushishikariza abantu korora ni wowe umajije kutwemeza natwe tubirimo natwe turi korora ariko nk'iyo ngeze hano ndibura ikintu nabwira abantu bashaka korora ibyo navugaga izi ni inkoko 2500 inkoko imwe izavamo 1,900 nukuba n'inkoko 2500 uri busanga harimo nka tone enye n'ibiro 900 yego n'usanga tone enye n'ibiro 900 wenda ukube kuri 3500 ku kilo cy'inyama urahita ubona amafaranga cyangwa bine oya kureka tugire 3-5 kugira ngo dusigame iyo range ariko na bine hari igihe bishoboka ku isoko yego n'urasanga bigera muri miliyoni kahise kandi gukorera urebe kuba turebe abantu mudukurikiye mushatse mwatangira tukorora wabaye inkoko 2500 imwe izavamo 1,900 ariko harimo n'izipima 2 kuzamura yego ariko aho ngaho ni estimation ubona ni tone enye n'ibiro 750 yego ukube ku 3500 ku kilo kimwe miliyoni 16 600 ukaba 70 none se veterinary washyizemo miliyoni 12 batabyumva nabi uvuga ko byazamutse ikiro n'ibihumbi 4 birahindagurika ni inyidora n'amukiriya wawe byarazamutse ikiro n'ibindi rero ikintu nabwira abantu bafite amahoteli amabusheri sibyo ko izi zafashwe ariko zaguzwe ariko veterinary nafasha amakuru ko uyu muntu yabonye byantu bikora akaba yazanye indi mishwi yahise arangura kubereka ngo babibone batajya babona imikino turimo
kandi ni ifumbire ni ifumbire yamaze kubona Ni ko bya ifumbire bintu bagomba ari kugura. byo muri ino minsi amaze akorana na Livestock Bank ahita avuga ati noneho ubu nanjye ngiye kuba umushoramari wa mbere muri Livestock Bank. yazanye indi mishwi sibye ko indi yazanyeyo iri mu kiraro gitoya ntabwo kingana nk'iki harimo 1,500 harimo icyatanu n'izi zari ziri hamwe ari nkeya nazo ubutaha bazazona zuze reka tuza naho tugereyo kiri butoya ubona zitarimo ariko nk'ubu urabibona ikiraro ukuntu kimeze neza ubu noneho ari wowe wazigurisha veterineri wakazi kawe hano akazi kaba katanze umusaruro ubu ngiye ibyanjye ubu ni ukuvuga ngo umukiriya ziriya nshyashya nazo tuzikuze ubwo rero reka tujye no kubereka ku mishwi ariko se veterineri wa munzani wawe uri hehe umunzani urihemo hariya mu kindi kiraro urabona ukuntu iba yagafunze aravuga ngo kugafunga ngo ni biki reba ukuntu bagafunga ni ukuvuga ngo iri kukineneko yinenetse wabona ari uyu warumbuze uri kubona ukuntu inkoko yineneka mwebwe amajivu tugiye no kubereka iyi mishwi umworozi yazanye mwarangije kubibona ko tuberetse za zindi twatangiranye nazo ari umushwi w'umunsi umwe yego ndakeka n'iziri hano zaba ari iz'umunsi umwe veterineri yatwereka ziri hano zimaze iminsi ingahe zimaze amasaha twazizanye muri iki gitondo ubwo nazo ni iz'uyu munsi nazo zifite umunsi umwe nazo reka tubereke za zindi ni gutya hanyuma se veterineri izo ni zinga izi ni 1,500 cyatanu nazo yazikuye muri Livestock Bank yego ukuvuga ngo nukukana amashyiramo ubu ngubu hano kiriya zahita gitunganya mu matariki nk'atanu dore byabonye nababwiye ko umushwi uraryama ukagona ni ukuvuga ngo izi ngizi rero mu minsi 7 ziraba zimeze neza mu minsi 14 buno bushyuhe turaba twabukuyemo ubwo ni ibyumweru 2 ibyumweru 2 biraba bihagije nazo zigahita zitangira kuzibarira amasoko ariko izi ntago barazigura izi ntago ziragurwa izi zirimo zirororwa ntago watangira guhiga abakiriya zigifite umunsi umwe nawe utaruzura kamera naho ubundi abakiriya bizi nk'uko baba bahari iyo ukora bizinesi uba uzi ngo ndayikora nzazijyana baba bahari umuntu azi aho bagiye bari icyo ukora ubacaho babwira ati mfite nejeje bavuga ati nejeje umusibe ejo ndasarura agahita akubwira ati ndatwara izi ubu nazo zigomba guhita zisa umweru nka ziri zizamera amababa y'umweru nazo nka za zindi twabonye twaberetse muri keji nazo zirahamagara hari igihe buba bwasinziriye iyo ukomanze kuri hakaza kumva iryo ijwi rishyashya ariko hari akaba kagonnye ukaba wahita ugahereza amazi ugakanguka bukaba burariye ubu ngubu buba bukiri ubunebwe mu kurya hari umushwi ndi kubonamo uriya mushwi kariya se kariya nibura ni kazima nyine kagonnye ntago kari kumva ibyo ari byo iyo ukomanze gakumva ijwi rishyashya agahita kaza nta mpamvu yo kugukinisha imishwi ariko ntabwo ari ukuvuga ngo imishwi yonyine utuntu twose na buriya n'aborozi b'amafi hari uburyo bagiye kugabura bafite akantu amafi akaza mu mazi amafi ahita aza cyane n'izi nazo zigenda uzitoza zikabimenyera hano rero nabonye niyo ukomye mu mashyi uvuga ngo amaji ni ukuvuga ngo n'abandi bantu bashaka kwinjira mu bworozi bw'inkoko z'inyama bari kubibona se bagana Livestock Bank dutanga inkoko nziza urabona inkoko y'umunsi umwe ku ntinganire gupima garama 50 yavutse uwo munsi taruzuza n'umunsi ni ukuvuga ngo mu kwezi bipima ibiro 3
mu kwezi n'iminsi 15 bipima ibiro 3. Oya ngiye numiwe kuri zira natangiye kuzibona zingana gutya. Zanganaga gutya. Hari abantu rero bibwira ngo ibyo bintu ngo inkoko ngo ntibibaho ngo barabeshya. Ngo zipfira rimwe. Twinshi ugiye dufata ibyo wabibona. Ubwo rero mwabantu mwe ibyo avuga ni ibi. Nimushake muze mutange komande hakiri kare. Ziba zikingiye. Bana urukingo ruba rwahanyuze. Ubwo rero nanjye reka tumanuke nanjye njye gupakira izanjye. Uburyo nanjye ntangira tukazajyana ku isoko icyarimwe n'izi. Ni ukuvuga ngo ariko uyu mukiriya aratwemeje natwe twarabibashishikarije ariko aratwemeje cyane. Veterineri we ntakivaho wagira ngo bamushyizeho supavu. Ukubona atamaze kuzana inda ahubwo uyu muntu ashaka kuba ari umuntu. Ahubwo menya washonje. Menya nashonje. Ahari washonje. Ni ukuvuga ngo hano tuje kumugira inama ambwiye ati geraho urebe. Mugeraho nkamurebera nkamubwira bimeze neza. Okay, nanjye ni mwari zanjye uzaza kunsura nanjye ngira inama. Mbona ari ibintu byiza kupesa. Ni ibintu byiza. Ibintu byiza yo wateguye ikiraro neza, inkoko kazitaho, isuku niyo ya mbere, zirakura nta kintu cyica inkoko. Undi arabanga isuku ni isoko y'ubuzima. Ubwo rero guys dusubire ni ku Majid Black Official n'ubundi nk'ibisanzwe. Amaji. Yes. Mbere yo kugira ngo tujye kwa mworozi tubanje kuvuga ngo reka tubereke za keji tujya tubabwira. Yego. Birebere. Urabona ko hano ushobora kororeramo inkoko. Kandi ni amasantimetero kandi ushobora korora. Urabona ko harimo inkoko. Hejuru harimo 100 no hasi ubwo ni 100 gusa hasi zirarenga. Ariko dushobora kuba tugeranyije reka tubaze veterineri twumve. Ni kubona ari nyinshi. Uko veterineri ubu hano harimo inkoko zingana gute? Hano harimo 130 hasi. Hasi ni 3. Hejuru harimo inkoko 80. Bivuze ko harimo 210. Bivuze ko mu rugo ushobora nawe kwiyororera. Uba udafite ubutaka nyine. Sitwaye babwiye. Ubuse barabona umuntu atoroye. Iminsi ngaho harya veterineri. Izize hejuru. Zaje zifite iminsi 10. Iminsi 10 rwose niyo. Ziba zinarimo. Reba akaguru ifite mbere yo kuvuga ngo ziba zirimo ahubwo ukuntu akanka. Rero nawe twakubwira ngo aho uri hose ushobora kwiyororera kandi bitagusabye ngo ubutaka bunini. Nta nubwo ari ngombwa ngo gusaba ubutaka. N'ahantu waba ukodesha habaye ari hato agasase bagitereka mu nzu se. Ibona kwimukana. Ugatereka mu nzu ukiyororera. Aho mureke kuba abanebwe ahubwo mwaba ex b'ubunebwe. Warore bise akazi karahari. Nimero ni yayindi rwose ukabifashwamo na Livestock Bank. Ariko ikintu nabonye ku nkoko zinywa amazi kabisa ku buryo bufatika. Zirayanywa sana. Ahubwo se ko basizemo hejuru hasi ntayo. Hasi na harimo. Oya hejuru ntayo. Hejuru na harimo. Wagasizemo. Okay, ngaho reka dukomeze rero tugane wa mworozi. Ubu twari tuvuze ngo reka tubereke ya keji tujya tubabwira. Ushobora kuzikora ari keji n'icumi ziri ku murongo. Yego ushaka gukora ibintu byagutse. Ariko ubaye nta bushobozi bw'umushinga munini Amaji wakoresha kamwe. Akantu usigaye mbwira abantu kadanje no kuvuga ngo hari abantu batinya gushora ngo bazahomba. Ariko wahomba utaracuruje se bazi.
ubikuramo uzakora ibintu bya dani. ntase ubundi wahomba utashoye amaji. Niyo wahomba ukamenya ko wahombye ariko washoye. Ariko basi uzi igihombo icyo ari cyo. Ariko iyo uzi ko ugomba kurwana n'igihombo nawe ibintu bihereza agaciro. Kugira ngo urabona ko veterineri asizaniye ibyo ibintu byoroshye nawe wabikora aho ngaho mu rugo iwawe. Reka dukomeze kuba mworozi rero turebe, ndakeka veterineri za nkoko zaba mworozi agiye kuzibaga mu minsi mike. zirabura iminsi mike zibaga Mike kabisa. Reka dusubire tugezeyo.